ndetse no gushukwa bikaba byoroshye kuko umuntu utarize harabo bajya bashuka ngo nubikora n'umuhungu umuhagaze ngo ntabwo uratwara inda ngo nimubikora ku manywa ngo ntabwo mushobora gutwara inda ngo batwara inda n'ababikora nijoro ngo kuzarebeho n'abamama benshi batwita ngo nuko baba babikoze nijoro ugasanga iyo myumvire yo kubafatiranya muri bwa bujiji bwo kudasobanukirwa birushijeho byoroheye wa muntu uri kumushuka cyangwa wa muntu uri gushaka ko babonana kumwumvisha ko ibyo bagiye gukora nta ngaruka zirimo. Bari abantu bose nk'abakora mu ngo wenda afashe nk'urugero ujya ugasanga mukoresha amazu umwaka cyangwa amezi 3-2 atamuhemba kandi afite ibyo akeneye bya buri munsi. Rero ahita ahura n'umuntu uramushukisha bya bindi atabonye bya bindi bamukoresha batamuhemye ngo abyigurire akaba yakwisanga yasambanye ngo abone ya mafaranga. Ariko hari n'abasambanga n'abakoresha babo ugasanga umuntu akora akazi ko mu rugo ariko ugasanga shebuja aramusambanya n'abamuteye indezo kese nazo zirahari nyinshi cyangwa no kumutera inda ugasanga aranamujugunye rimwe na rimwe. Gufata uriya muntu ukamufunga imyaka 25 mu by'ukuri nta nyungu biha uwatewe inda uretse kuba abonye ubutabera wenda bw'uwamuhohoteye. Ariko ntabwo bikwiye kurangirira ku butabera gusa, bikwiye no kurangirira mbese nyuma y'ubutabera arabaho gute bikajya no ku mibereho. Rero icyo gihe bisaba kuregera indishyi. Kuregera indishyi ni umwavoka uzaba mu cyo bita partie civile akaza kuregera indishyi. Iyo wa mwana rero atabonye indishyi ahitamo kuzajya afata cya gihumbi bamuha buri kwezi cyangwa buri mezi 2 kurenda kujya kurega wa wundi urajya gufungwa ntagire ikindi abona. Ingingo yo kwigisha irasa niyananiranye. Agakingirizo ni kamwe muri ubwo buryo, ariko noneho tukabegereza n'ubu buryo bubarinda kuba basama. Icyo mwe mu cyumva gute? Kwega tucyumva nk'amabura kindi no kwitabara twaramaze guterwa kuko kumbwira ngewe ngo urafata umwana y'imyaka 15 ujye kumuha ibinini byo kuboneza urubyaro ni ikintu gikomeye cyane buriya. Ni kuko si tuko bera binini buriya akeshi na keshi binagira n'ingaruka ku buzima bw'ababifata. Yewe hari n'abana tuzi baje mu mihanda kubera ko banyina batabitaho cyangwa banyina babataye nyuma yo guterwa inda bakiri batoshye. Hangiye hari na kese y'umwana mperuka kubona Inyamasheke nyirane mu kagari ka Shara hari umwana mama we yaramubyaye ari umwana mutaragenda mujugunya mu kiyaga mu Kivu kubw'amahirwe ntiyapfa ariko urumva ibyo byose n'ingaruka zifatika abantu n'ubwo ngo bana mu by'ukuri bamaze kuvuka muri uburyo bisanga batitabwaho nk'abandi bana uko bikwiye bitewe n'ubuzima n'ikigero bavukiye mugasanga uburenganzira. Bahaye ikaze mwebwe mwahisemo Makuruki TV. Uyu ni mu mwanya w'ikiganiro Isura Nyayo. Twinjiye mu kiganiro Isura Nyayo turaganira ku iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu, turaganira ku kibazo kimaze iminsi kigarukwaho inda ziterwa abangavu, turaganira ku kibazo cy'ubwiyongere bw'imibare y'abangavu bari munsi y'imyaka 19 baterwa inda bakabyara, bamwe bagakomeza ubuzima abandi bakabasharirira abandi bikabatera ibibazo bitandukanye. Ariko biraterwa n'iki? Ubu bwiyongere burava kuki? Ubu bwiyongere buraturuka kuki? Umuti wabo uwuhe? Uruhare rwawe n'uruhe? Uruhare rwanjye n'uruhe mu muryango nyarwanda? Nitwa Niyodushima Dieudonné, ntabwo ndi njyenyine muri iki kiganiro nk'uko bisanzwe mu kiganiro Isura Nyayo, badi kumwe n'umutumirwa Murwanashyaka Evariste. Tuguha ikaze mu kiganiro Isura Nyayo cya Makuruki TV. Murakoze cyane. Tubashimiye kandi ko mwatwakiriye. Namwe ndabashimiye. Uri umugenzuzi w'iyubahirizwa by'uburenganzira bw'umwana ariko kandi ukaba n'umuyobozi muri CRADO. CRADO gira ni impuzamiryango ihuriye hamwe imiryango ikurikirana iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu. Yego. Muri ihuriro ry'imiryango itari ya leta ndetse iki kibazo cy'inda ziterwa abangavu mu kigira muri gahunda zanyu? Cyane kuva muri 2016 ubona natwe twashyize bwa mbere ubushakashatsi kuri icyo kibazo mu Rwanda. Twabukoze kuri 2016 tugaragaza ko ikibazo kimeze. Rero urumva ko tugikoraho umunsi ku munsi kuva icyo gihe tugikoraho na n'ubu dufatanyije na World Vision. Tumaze iminsi dukora ubushakashatsi mu gihugu hose kuko ubwo twakoze mbere twabukoreye mu turere 10 ubu rero twakoze ubukavaninga igihugu cyose nabo bwa mbere bubayeho mu Rwanda. Dufatanyije rero na World Vision na Mije Prof n'ikigo kibarurisha mibare kugira ngo tumenye mu by'ukuri niziye mpamvu zituma ikibazo gikomeza kwiyongera kandi hari ingamba nyinshi zashyizwemo. Yego. Birumvikana neza ko uwo turi kumwe uyu munsi iki kibazo yatangiye kugikurikira mu mwaka wa 2016 amaze imyaka 10 akurikirana umunsi ku munsi izamuka ry'imibare, impamvu zibitera, igisubizo cyabikihe. Ese uretse leta iyi miryango itari ya leta yo umusanzu wayo ubuhe?
Evariste, ejo bundi minisiteri y'ubuzima, minisitiri w'ubuzima ndetse Dr Sabin agaragaza ibyavuye mu bushakashatsi bwa Minisante ni DHS ya mu 2025 yagaragaje imibare isa niyatunguye benshi, ariko kandi mwebwe ntiyabatunguye kuko ibi ni ibintu mubamo umunsi ku munsi. Agaragaza ko ikibazo cy'inda ziterwa abangavu ibihumbi 23 ku mwaka, ndetse aranavuga ati ugereranije ni ibihumbi yavuga ngo ku munsi uramutse ugabanya ushobora gusanga ari nk'ibihumbi 60. Abangavu bari munsi y'imyaka 19 ibihumbi hafi 60 cyangwa se 60 birenga aho bake bashobora guterwa inda buri munsi mu Rwanda. Ni ikibazo gikomeye by'umwihariko, ariko ni ikibazo se uko leta ikibona, uko Minisante yakigaragazaga, namwe nibwo buremere mukibona na kugeza ubu? Murakoze. Wenda mbere na mbere minisita ashobora ko yari yibeshye kuko n'abana 60 yugabanyije. Ibihumbi 60 byaba ari ibihumbi byinshi cyane. Twebwe rero iyo tubona ikibazo natwe iyo mare turayibona, kuko niyo buri mwaka twebwe tuba tuyifite buri mwaka, aho bongera mu mwaka ushizeho babaye 25 barenga. Ubwo urumva rero umwaka uko ugenda uza bigenda byiyongera, ariyo mpamvu twanisemo gukora ubushakashatsi bwo kwibaza ngo kuki imibare ikomeza kwiyongera, hari ingamba zafashwe kuva 2016 kandi ubona inzego nyinshi zabigiyemo, ni ikihe kibazo cyaba gihari, ariko ko ikibazo kigenda kiyongera natwe turabibona. Yego, ubu buremere noneho imibare uko iba myinshi umwaka ushira kandi bagenda biyongeraho kangahe kwijana, mwabonye biraterwa n'iki? Impamvu zibitera ni nyinshi, nubwo wenda hari izindi dushobora kuzagaragaza mu bushakashatsi. Mbere na mbere harimo ikibazo cy'ubukene, ntabwo umuntu yatinya kukivuga. Hari ubukene bw'imiryango itabasha kubonera abana ibikenewe bya buri munsi, noneho bigahita bikubitana n'isi ya none turimo, aho abana baba bakeneye kubaho neza nk'uko bagenda babayeho. Abana baba bakeneye ibintu byinshi binyuranye, iyo umwana atabibonye rero ajya kuri wa muntu umushuka, umushukisha bya bindi wa mwana wabo badafite cyangwa batamuhashye. Hakaba n'ikibazo cy'uko ababyeyi niyo bataboneye abana ibyo bakeneye bya buri munsi by'ibanze, nta nubwo bababwira ngo murabaho gute muri gihe twababuriye bya bindi. Ababyeyi nta mwanya bafite wo kuganira n'abana, kubamenyesha ibiriho no kubamenyesha uburyo bakwiye kwitwarana biki wabo bafite. Ibyo rero bigakururira abana kwisanga bashukishijwe utuntu duciriritse. Hari abo dusanga barasukishije amandazi, amakayi, ibintu mu by'ukuri ubona atari n'ibintu bikomeye cyane, ariko kubera ko baba batabasha kubibaha kandi babikeneye, ntibanabaganiriza uko bakwiye kwitwara, ikaba impamvu. Ikindi ni uko iyo urebye ubona ababyeyi bameze nk'abateshutse ku nshingano, nubwo atari bose. Usanga ababyeyi abana bo bameze nk'abirera kandi bafite ababyeyi. Ariko uri kuvuga abana, ariko turimo turavuga abangavu baba 19 kugaruka 17, 18, 15 usanga cyane babyara. Uriya aracyari umwana wo kuvuga ngo umubyeyi yakeneye kumpa. Mbere na mbere itegeko tugenderaho mu Rwanda rivuga ko umuntu wese uri munsi y'imyaka 18 ari umwana, ariko nabo bo hejuru ya 18 kugera kuri 19 iyo bakiri mu ishuri aba ari abana bagikeneye kwitabwaho n'ababyeyi babo. Umwana wese igihe akiri mu rugo rw'iwabo, nubwo yaba yararengeje ya 18 itegeko riteganya, aba ari umwana agomba kwitabwaho n'ababyeyi. Ababyeyi bagomba kumwitaho. Ubwo rero iyo kategori ya mbere navuze y'abashukishwe utuntu duciriritse ni abana bari munsi y'imyaka 18. Wagira kuri abo wenda ba 19 babashije wenda nabo gusobanukirwa, ugasanga nabo byanze bikunze n'ibyo baba bakeneye batari kubona, bituma bashobora muri rya rari ryo gukenera byinshi cyangwa ibyo bakenera, ariko banabuze umuntu basobanurira uko bakwiye kubana na bikeya bafite. Ikindi ni uko nari ndangirijeho ni uko uburangare bw'ababyeyi cyangwa kutita kw'ababyeyi bamwe namwe ku bana babo ngo babahe izo mpanuro, babasobanurira ubuzima bw'imyororokere, basobanurira ati wagera muri iki gihe ugatwara inda. Nabo baba barageza kuri 19 biba byaratewe nuko babuze za mpanuro z'ababyeyi bari munsi ya myaka, kuko ikintu utoje umwana akiri muto yaragikurana. Rero ibyo byose biragenda bikaba uruhererekane rwo gutuma bari abana bisanga batwaye inda cyangwa abo bangavu. Ikindi hari n'ikigare, bamwe bagashuka abandi, bakisanga bagendeye mu kigare kibi. Navuga ikigare kibi gituma bashobora gutwarirwamo inda. Ikindi hari abajya gukora utuzi, bajya gukora nko mu tubari, abo bageze ku myaka yo gukora. Hari abajya gukora mu ngo. Twasanze naho abakora muri ibyo byiciro bafite risike nyinshi zo guterwa inda bitewe na environment bakoreramo uko iteye. Ugasanga nabo rero bisanze muri cya kibazo nyine cyo guterwa inda batarabasha kugera ku myaka yo gukura cyangwa batarabasha. Abantu bajya gusaba akazi ko mu rugo. Yego, nabo hari henshi twagiye tubona abakozi bo mu rugo batewe inda nabo ku bwinshi, ndetse
n'abakozi nabo nk'ubwo bakora mu tubari. ariko impamvu zihari bagiye babireka Nubwo tutarasesengura neza ibyavuye mu bushakashatsi, impamvu ziba zihari nuko mbere na mbere environment bakoreramo irabibategeka, reka mbyite gutyo, cyangwa navuga ko ari mbi. Uzareba abantu bose nk'abakora mu ngo, wenda afashe nk'urugero, ujya ugasanga mukoresha amazu umwaka cyangwa amezi 3, 2 atamuhemba, kandi afite ibyo akeneye bya buri munsi. Rero ahita ahura n'umuntu uramushukisha bya bindi atabonye, bya bindi bamukoresha batamuhemye ngo abyigurire, akaba yakwisanga yasambanye ngo abone ya mafaranga. Ariko hari n'abasambanywa n'abakoresha babo, ugasanga umuntu akora akazi ko mu rugo, ariko ugasanga shebuja aramusambanya n'abamuteye indezo, kese nazo zirahari nyinshi, cyamara no kumutera inda ugasanga aranamujugunye rimwe na rimwe. Ubwo rero ni uruhererekane rw'ibintu byinshi, ariko n'ikindi hano kirimo no kudasobanukirwa n'ubuzima bw'imyororokere, ndetse hari no kwirara, kutikingira. Kuko niba abantu bazi yuko sida iriho inavuza ubuhuha nk'uko nayo imibare yayo itoroshye, ntabwo abantu bakwiye gukora imibonano mpuzabitsina batikingiye, cyangwa ngo bananirwe gukoresha uburyo wenda bwo kwirinda. Ubwo rero usanga n'ubwo bumenyi bukeya, nuko kwirara, reka mbyite gutyo, nuko kutamenya uburemere bw'ikibazo bazahura nacyo nyuma yo gukora ibyo ngibyo, kuko buriya uburemere nibwo bukomeye kurusha gusambana cyangwa kurusha kuryamana ngo uterwe yanda. Rero akenshi na kenshi usanga abo tubona ari guterwa inda kenshi ntabwo bareba imbere cyane ngo barebe ingaruka zihari. Ikindi cyagaragaye nuko abenshi baba baravuye mu ishuri cyangwa batarize. Kuva mu ishuri rero no kutiga bihita bihura na za fagiteri imbere, niba atarize ntabwo asobanukiwe na bwa buzima bw'imyororokere. Iyo ngiyo ni nayo mpamvu Minisante yo yagize iya mbere, kuko mu mibare ya raporo nahoze nsoma barakubwira ngo abakobwa babashije kwiga bakarangiza primaire yonyine, bakacikiriza amashuri ku cyiciro cya mbere cya primaire yonyine. Iyo ugiye kureba umubare wabo abatewe inda kuri umwaka ushize wa 2025, 21% ni abari barabashije kwiga primaire yonyine, mu gihe abari barabashije byibuze kwiga segonderi ni 4%. Iyo factor noneho yo kuba ababashije abacikirije amashuri ku kigero cyo hasi bari mu mubare munini w'abaterwa inda, ababashije kwiga abyisumbuyeho cyangwa se bakabashije kurangiza nibura yisumbuye bakaza kuri 4%. Iki cyo mwemeranye nacyo mu gisobanura gute? Twemeranya nacyo kubera ko hitazamo ikigero cyo kujijuka. Ese umwana warangije primaire ajijutse ku ruhe rwego? Umwana wiga segonderi se cyangwa igarukiye mu 3 segonderi ajijutse ku ruhe rwego? Uvuga ngo nk'uwageze mu cyiciro kirenze primaire bwa buzima bw'imyororokere aba busobanukiwe, kuko no mu ishuri barabyiga, no muri primaire barabyiga, ariko ku rugero rutoya. Ikigero cy'ubujijuke rero kiba gitandukanye, ndetse no gushukwa bikaba byoroshye, kuko umuntu utarize hari abo bajya bashuka ngo nubikora n'umuhungu umuhagaze ngo ntabwo uratwara inda, ngo nimubikora ku manywa ngo ntabwo mushobora gutwara inda, ngo batwara inda n'ababikora nijoro, ngo kuzarebeho n'abamama benshi batwita ngo nuko baba babikoze nijoro. Ugasanga iyo myumvire yo kubafatiranya muri bwa bujiji bwo kudasobanukirwa birushijeho byoroheye wa muntu uri kumushuka cyangwa wa muntu uri gushaka ko babonana, kumwumvisha ko ibyo bagiye gukora nta ngaruka zirimo. Icyo rero ni ikintu twemera cyane, ko ikigero cy'ubujijuke ari kimwe muri fagiteri zituma iki kintu gikomeza kwiyongera ku bana cyangwa ku bangavu batabashije kwiga uko bikwiye cyangwa kurangiza amashuri yabo. Iyo muhuye n'aba bakobwa batewe inda, babyariye iwabo cyangwa se bagitwite, bababwira ko bafite uko kwicuza, cyangwa se babwira ko nabo hari rwego cyangwa se uruhare rwabo bageze muri ibyo bintu? 90% bafite ukwicuza sito ko iyo birangiye bajya mu bibazo. Ntawe twabonye abo tubona wenda birangira bakabona ibisubizo cyangwa bakabaho neza, ni bake cyane, nabwo bitewe n'uko imiryango yabo yabitayeho. Ariko ubundi nyuma ya kiriya kibazo bari abana bahita bateranwa n'imiryango yabo. Imiryango yabo irabatererana, umuryango mugari muri rusange ukababonamo ibyomanzi, ukabonamo indaya. Mu by'ukuri sosiyete ntabwo ibabona neza. Uko rero kutabonwa neza muri sosiyete bibatera kwicuza ibyo bakoze, kubera ko byagize ingaruka ku buzima bwabo no ku mibereho yabo. Ubwo rero kwicuza baragufite kwinshi cyane. Uko iyi mpuzamiryango yanyu ndetse mugira kenshi kumenya iby'uburenganzira bw'umuntu ndetse n'ubw'abana by'umwihariko, burya bijyana no kuganira nabo no guhura nabo kenshi. Hari zimwe mu nkuru zabo mugiye uvuga muti iyi ngiyi ubuhamya bw'uyu iyo mbwumvisha cyangwa se iyo mbutekereje nsanga
hari icyo umuryango nyarwanda wa kabiri warakoze utakoze bitewe n'inkuru runaka wenda uvuga ati duhuye nawe yatubwiye ibi dusanga harabayemo uburangare? Icyo navuga cyabayemo uburangare ni uko iyo ugiye kureba akenshi na kenshi usanga kurinda no kurengera umwana bisa nkaho byananiranye cyane cyane muri community. Mbere na mbere uriya mwana umuntu umutera inda cyangwa uriya mwangavu ntabwo ari umuntu bahuye nonaha, ni umuntu basanzwe bagendana kandi abantu babibona. Rero ni ukuvuga ngo umuryango nyarwanda usa nkaho watereranye umubyeyi akaba ari uhari umwana wenyine, none n'uwo mubyeyi nawe agateshuka ku nshingano ze zo kutita ku mwana uko bikwiye, biza kwisanga yaba umubyeyi yaba umuryango nyarwanda muri rusange harimo icyo cyuho kutabona umwana wese nk'uwawe. Uko kutabona umwana we, umuntu arimo atabona umwana wese nk'uwe, yaba uwo mugabo, kubera ko abenshi baterwa inda n'abagabo bakuru, uwo mugabo ntabwo yajya gusambanya umwana cyangwa umwangavu aramutse amufata nk'umwana wiwe, kuko ibyo yumva bitaba ku mwana wiwe ntabwo yumva ko yabikorera abandi. Icyo cyari icya mbere cyo kudafata umwana wese nk'uwawe. Ikindi cya kabiri, umwana umufashe nk'uwawe ntabwo wabona ari mu nzira zishobora kumuganisha muri bya bibazo byo gusambana no guterwa inda ngo unanirwe kumugira inama cyangwa gutanga rarite nk'inkuru za hakiri kare kugira ngo abantu babishinzwe babe babyitaho. Izo nzego z'ibanze ziba ziri hasi hariya, nibo ba mbere bakabaye bareba ngo uru rubyiruko rwacu rutari mu ishuri ruri gukora iki. Bakabaye bafite tugira za nzu z'urubyiruko ziba muri community, bakavuga ati se aba bana babasha kujyayo cyangwa abanga babasha kujyayo bagahabwa inyigisho z'ubuzima bw'imyororokere, bakamenyeshwa uko bakwiye kwitwara, bakamenyesha ingaruka zishobora kuba zakomoka muri ubwo busambanyi bashobora kuba bakora. Mu by'ukuri ugasanga icyo cyuho kirahari yaba ku babyeyi yaba kuri community ituranye n'uwo mwana. Noneho muri rusange niyo mpamvu iyo ugiye kureba cyangwa uganira n'abo bana usanga mu by'ukuri harimo nko gutereranwa, bakabura urukundo rw'ababyeyi, bakabura ubufasha bw'ababyeyi, ariko bakabura n'ubufasha bwa community. Niba umubyeyi atashobora kwita ku mwana we uko bikwiye, ariko babandi nayo kubwiye baturiye wa mwana bakaba bamugira inama. Ikindi kirimo nuko wenda uje ku bana batoya bari munsi y'imyaka 18, yego, ni icyaha. Ubikoze baramufunga imyaka hagati ya 20 na 25. Ariko iyo ufashe ijanisha ry'abakurikiranywe iki cyaha n'abagikoze, ntituragera no ku 10%. Harimo iki rero, uriya mwana yamaze guterwa inda muri community babifata nk'ibisanzwe, nuko runaka yarabyaye, nuko runaka azabyara, ntihagire n'umuntu ugira curiosity yo kuvuga ngo abaze uyu mwana ngo byagenze gute. Kuko buriya iki cyaha binavuga yuko umuntu wamenye amakuru ntanayatange nawe afatwa nk'umufatanyacyaha. Buriya bagiye gufunga abantu bose babafunga, abenshi bashoboka. Kubera iki igipimo cy'abantu bakurikiranyweho iki cyaha banagifungiwe kiri hasi? Kubera impamvu zigera nko kuri 3 cyangwa 4. Mbere na mbere hari uko abatera abantu baninda nyuma yo kuzibatera barabashukisha bakajya bakomeza baha 1,000-2,000 ku buryo umwana adashobora kuvuga. Hari n'ababatera ubwoba n'uvuga tuzakwica umuryango wawe tuwugirire nabi. Hari naho noneho ababyeyi bagerageza kunga ababatereye abaninda n'abazi bakabunga, ni umuvandimwe, ni umuturanyi, nujya kugira biratera ikibazo. Hakaba n'ikindi kibazo wenda kizanagaragara neza mu bushakashatsi nyuma kujya hagaragara cyo kutabona indishyi. Buriya iki cyaha gufata uriya muntu ukamufunga imyaka 25, mu by'ukuri nta nyungu biha uwatewe inda uretse kuba abonye ubutabera wenda bw'uwamuhohoteye. Ariko ntabwo bikwiye kurangirira ku butabera gusa, bikwiye no kurangirira mbese nyuma y'ubutabera arabaho gute, bikajya no ku mibereho. Rero icyo gihe bisaba kuregera indishyi. Kuregera indishyi ni umwavoka uzaba mu cyo bita partie civile akaza kuregera indishyi. Iyo wa mwana rero atabonye indishyi, ahitamo kuzajya afata cya 1,000 bamuha buri kwezi cyangwa buri mezi 2 kurenda kujya kurega wa wundi urajya gufungwa ntagire ikindi abona. Akavuga ngo kugira ngo ntange Dieudonné umufunge kuko yanteye inda, noneho afungwa agenda yajya muri gereza, ahubwo wenda reka amfashe kurera uyu mwana, amfashe mu mibereho, mukingira ikibaba abere hanze, ariko nanjye mbibone menyuko. None icyo kigahita gitiza umurindi. Niba ngewe narateye umuntu inda, mugenzi wanjye akabona ko nta kintu bankoze, nawe yumva ko kuyitera atari icyaha. Hakaba n'uwo nguwo, hari n'abazitera inshuro 2. Nko hari umugabo mwenzi wo muri Rwamagana wateye abana 5 inda mu mudugudu umwe. 5? Kandi nta muntu wari waramukurikiranye, ubwo twagego nta muntu wari waramukurikiranye, tuko nyuma twabikurikiranye bakamufata. Urumva kuba yarumvisha ko nta muntu wamukoze yakomeje zitera umva ko nta kibazo kirimo. Ubwo nabandi babibona bashobora kugenda bakomeza batera bumva ko nta n'umuntu uzabakurikirana. Ibyo nabyo ni kimwe mu biteza umurindi iki kintu. Hanyuma tugasanga mugatekereza ko nkamwe ku iki kibazo mukimazimo igihe kirekire,
niba noneho n'igifungo cyangwa se tutakibona kimwe nka buryo bwiza bwo kubonera indishyi uriye bahotewe inda, hakorwa iki noneho mubona igihano cyaba ikihe noneho ubwo? Kaga ikintu tubona gikwiye gushyirwamo imbaraga ni ugukumira mbere y'ibindi byose, kubera yuko buriya no gufunga nubwo ari ngombwa ku babikoze bigira ingaruka nyinshi cyane. Kubera iki? Mbere na mbere umuryango ufite umwana wabyaye cyangwa ufite umwangavu wabyaye n'ufite umuntu ufunze wamuteye inda basigara mu makimbirane, mwadufungishije umuntu naho bagera ku makimbirane yo kwicana muzagira amara ko umuntu wacu yagarutse. Icya kabiri, hari umwana ukura atazi se cyangwa agakura azi yuko nyina ari wowe wafungishije se, uwo mwana azakura nanone afite urwango umubyeyi mama wiwe kuko abwirwa amakuru ko ari wowe wafungishije se. Ikindi, abo bana usanga umuryango wo ku muhungu utabiyumvamo kuko umuntu wacu arafunde iki cyana n'iki, ugasanga n'aba bana bavutse muri ubwo buryo babayeho nawe. Ni ukuvuga ngo ibi bintu na nyuma yo gufungwa ingaruka ziba nyinshi cyane kurenza uko abantu bakwirinda. Rero twebwe twumva hashyirwaho imbaraga zishoboka zose mu gukumira iki kibazo, ariko naho cyamaze kugaragara ababikoze bakakurikiranwa kugira ngo nibura babe babera nk'urugero abandi. Babera nk'urugero abandi, kuko niba wumva hari umuntu muturanye ufunze kubera ko yakoze ibintu, nawe ibyo byose wakwirinda ukajya ugira amakenga igihe cyose ugiye guhura n'umuntu utekereza ko ari mutoya. Rero numva ari icyo ngicyo, kandi kwigisha bigahoraho, abana abangavu bakigishwa, izo nzu z'urubyiruko zigakora uko bikwiye. Inzu z'urubyiruko zikwiye kuba mbere na mbere inzu zigisha iby'ubuzima urubyiruko runyuramo n'ukuntu rukwiye kwitwara. Kwidagadura bikaza nyuma y'amasomo, ariko byo kureba kenshi usanga za maison de jeunes tuzi hose dusanga abantu bari gukina. Ni gake usanga bari kwiga ibishobora kuba byagirira abo bana cyangwa urwo rubyiruko akamaro. Bafite uhariho kugira ngo afite akazi ko kugira ngo abigishe. Biramutse ari priorite byarashyizwemo ingufu, turere turimo ibyo bigo bakabishyiramo ingufu, bakabishyira mu ngengo y'imari, bakagifata nk'ikibazo, uwo mwarimu ntago yabura. Uretse ko hari aho usanga bari, hari ibyo bita idirishya ry'urubyiruko, usanga ari kuri izo maison de jeunes, harimo umuntu ushobora kubitaho abagira izo nama, ariko ntago bikorwa mu by'ukuri uko bikwiye. Ntago bikorwa uko bikwiye ku buryo bikwiye kuba ari ibintu biba umunsi ku munsi, akaba ari ubuzima bwa buri munsi bwa maison de jeunes. Rero twumva icyo gikwiye gushyirwamo ingufu, kikaba kimwe mu byaba bije gukumira bikaba bitumye tugira abana bakeya bazaterwa inda cyangwa abangavu bakeya, ariko bikanatuma tunirinda bya bibazo by'amakimbirane azakomoka nyuma yo guterwa inda, hakagira abafungwa cyangwa bwa buzima bw'abana bazanyuramo, urubyiruko ruzanyuramo nyuma yo guterwa inda. Hari kimwe mu byo Minisiteri y'Ubuzima itekereza, yanagaragaje nk'icyaba igisubizo, bavuga bati nibyo umubare urazamuka umunsi ku munsi, ese turamutse tworoheje serivisi z'ubuzima bw'imyororokere ku bangavu, bakaba babasha kwirinda guterwa inda. Hakaba n'abahise babivuga mu mvugo yahuranye, bakavuga ngo turamutse tworohereje kubabonera uburyo bwo kuboneza urubyaro, bakaba bafata urwo rushinge, bakaba bafata ikinini, bakaba bafata gapira, bakaba ku myaka mito yabo, bikabarinda kuko ingingo yo kwigisha irasa n'iyananiranye. Agakingirizo ni kamwe muri ubwo buryo, ariko noneho tukabegereza n'ubu buryo bubarinda kuba basama. Icyo mwe mucyumva gute? Kwega tucyumva nk'amabura kindi, ni ukwitabara twaramaze guterwa. Kuko kumbwira ngewe ngo urafata umwana w'imyaka 15 ujye kumuha ibinini byo kuboneza urubyaro ni ikintu gikomeye cyane buriya. Kuko si uko bera binini buriya akeshi na keshi binagira n'ingaruka ku buzima bw'ababifata. Uretse n'abana n'abantu bakuru bagira ingaruka turababona. Rero biriya aho byananiranye bikwiye kuza, ariko twege ntago ari cyo gisubizo tubona imbere. Biriya biza bikwiye kuza ari nk'amabura kindi, tuvuga ngo twatsinzwe muri make, nta kindi kintu na kimwe tugishoboye, iki nicyo gisigaye. Ariko se noneho byo nubibaho ibyo binini, sida se uzaba yibarinze ko nayo ihari. Buriya hakwiye kwigishwa uburyo ki ariko kwifata bisa n'ibyananiranye, byaragoranye. Sinzi impamvu muhita mubona ko byaba igisubizo cyihuse. Ntago cyaba igisubizo cyihuse, kuko hari n'abashobora kuba banatwara n'izo ndawe n'ibyo binini bana biriye. Uvuga ngo ntitukirebere mu gisubizo kimwe cyo gukumira inda, tukirebere mu gisubizo gishobora, tukirebere no mu zindi ngaruka cyateza. Gukumira inda umuntu acyuye sida, ntekereza ko sida nayo ifite ingaruka mbi nyinshi cyane. Twumva imbaraga nyinshi cyane zikwiye kubanza kuza muri ibyo navuze mbere,
ibyo kubaha ibinini rwose bikaza ari amabura kindi kandi nabwo bikagira kondisiyo n'abakwiye kuba babihabwa kuko gufata umwana ukamuha ibinini rwose ntabwo ari byiza nyine ni ugutsindwa rero niba turi gutanga umuti nyuma yo gutsindwa ntabwo byaba byiza ahubwo tugomba kongera gusubira inyuma tukisuzuma tukongera tugasuzuma ni iki twakora neza kurushaho cyatuma kwa gutsindwa dufite kuri gutuma tugiye gushora abana mu binini guhagarara. Ariko habayeho ubukangurambaga abantu barigishwa habaho uburyo butandukanye bigisha ubuzima bw'imyororokere haba mu mashuri ndetse no gutangira rwose ku mashuri abanza, habaho ubukangurambaga bw'agakingirizo nakuba hari imiryango imwe itari ya leta ikigisha cyane rwose ariko n'ubundi imibare igakomeza ikazamuka. Niyo mpamvu turi gufatanya na World Vision kugira ngo tumenye mu by'ukuri ikihishe inyuma y'ibi bintu. Nekeza ko nidushyira ubushakashatsi ibyavuyemo hagaragara hazaba harimo n'ibisubizo by'ibikwiye kuba bikorwa. Turacyari gusesengura, dufite timu y'abashakashatsi turi gukorana ba kaminuza y'u Rwanda, turacyari kubisesengura kugira ngo tumenye ikihishe inyuma y'ibyo byose. Nibwo tuzazana ingamba zivuga toke twamaze gusesengura dusanga ibindi byose byarananiranye mu bahi binini. Babijye ku bwinshi uretse ko nyine atari twege tutabishyize imbere cyane, ariko ibyo byose ubushakashatsi buzatwereka ikindi kintu cyakorwa neza kurusha uko icyo tugamije muri ubu bushakashatsi turimo kureba ngo ni iki cyakorwa kurusha ibyo bisanzwe bikorwa iyi mibare igabanuka. Ubwo nidusanga mu by'ukuri tuzazana ibisubizo byinshi, ubwo noneho hazabaho guhitamo ibyoroshye cyangwa ibyo tubona mu by'ukuri byagira akamaro kurusha, ariko natwe tukibona nk'ikibazo gikwiye kwicarwa kigasesengurwa cyo kureba ngo ni iki kiri kuba, ni iki kiri kubitera gituma ibintu no kugabanuka biri kwiyongera, kandi tubona abantu bose barabigiye mu gihe amawenije menshi ujya kumva ari mu kurwanya gusambanya abana no kubatera inda. Urubyiruko rurimo rurigishwa iby'ubuzima bw'imyororokere, ariko se ntabwo bumva ibyo bigishwa, ntabwo se babiha agaciro, ntabwo se babona ingaruka zihari. Hakorwa iki kurushaho rero? Muyangane tuzabibagaragaza mu bushakashatsi twizeye ko buzasohoka bitarenze tariki 20 z'ukwa cyenda. Nta kibazo, nta kibazo. Nabwo tuzaba tubona iyindi nyunganizi cyangwa se undi musanzu, irindi tafari riza kubaka u Rwanda tukagenderaho muri ibyo bitekerezo. Hari noneho icyo mwanagarutseho nshaka ko dusobanukirwa neza. Muravuga muti usanga haraho amakuru y'ibihuha, abaterwa inda bamwe bakaziterwa kubera amakuru y'ibihuha babonye, rimwe na rimwe banahawe na cya kigare kitari cyiza. Amakuru ya nyayo ko hari abakayatanze, ko hari ababyeyi, ko hari izo nzego z'urubyiruko, ko hari ibyo idirishya ry'urubyiruko bavuga ko hari n'imiryango itari iya leta. Kuki twongera tukagira umubare w'ababona amakuru atariyo nyamara abafite ya nyayo bahari? Icyo turi gusesengura no muri ubwo bushakashatsi ngo umenye mbese abantu bari gutanga amakuru yo barayafite, yo bari gutanga cyangwa n'abayo batanga ntabwo yuzuye. Akaba ariyo mpamvu umwana abona amakuru atandukanye akamucanga. Ushobora kuza ngiye nkakubwira uburyo ki gusambana ushobora guterwa inda, undi akazakubwira ko bidashoboka igihe twabikoze ku muganga nk'uko nabivuze, ariko akenshi na kenshi usanga abashuka bano bangavu cyangwa ababatambanya akabatera n'inda bafite amayeri menshi cyangwa bafite ururimi rwinshi. Ururimi rwo gushukana ruruta urwo dukoresha twigisha. Navuga ko abashukana baturusha imbaraga kuko bakoresha amayeri menshi ashobora gutuma n'ibyo yari asanzwe azi ashobora kumva yuko yanabeshwe. Niyo mpamvu rero tuba dusaba ngo kwigisha abana cyangwa abangavu ni uguhozaho. Ababyeyi bakaganira n'abangavu buri munsi bongera babibibutsa. Umwana ku matari ko kakano ni banyigishije ubushize, mama yongeye agasubiramo, papa yongeye agasubiramo, ku buryo babandi babashuka abana nabo bashaka kuvuga ati ibyo byose byo muri kutubwira ntabwo ari byo natwe twabashije gusobanukirwa gutyo. Ariko bikanajyana na kwa kuzamura umubare w'abana b'abakobwa biga kugira ngo turinde abacikiza amashuri benshi, kuko byagaragaye ko abacikiza amashuri ari bo bagira. Nuvuga ngo uyu muntu adafite ubumenyi arahuzagurika. Ushobora no kukubwira ikintu nonaha ukava hano umaze kukiga, wagera ahandi ugahura n'ukikubwira mu bundi buryo ukumva ko wundi ukikubwiye n'uburyo akikubwiyemo ari ukubwiye ikiri cyo. Uko rero gushidikanya niyo mpamvu hakwiye kuzamura urwego rw'uburezi bw'abana b'abakobwa kugira ngo babashe gusobanukirwa byinshi byimbitseho, ariko bikabaguhozaho nyine kuko isi igenda ihinduka kandi igahindukana n'ibyayo. Rero ushobora kuza agakoresha andi mayeri ashobora no kukwibagiza byandi wize nk'uko nari maze kubivuga cyangwa byandi usandutse. Yego, twibanze cyane ku mwana w'umukobwa muri kino kiganiro. Ni ikiganiro isura nyayo cy'amakuru ki. Dushimira kuba mwakomeje kubana natwe. Twibanze ku mwana w'umukobwa Evariste.
ariko umusaza we ntashobora kuba no muri bamutera inda tukaba tureba gusa mushiki we tumwigishe ariko umusaza we nawe ntashobora kuba umwe muri bari abatera inda cyane kuko n'ubundi abatera inda ni abahungu abatera inda ni abahungu rero nuvuga ngo niba dufite abashiki baterwa inda dufite n'abasaza bazitera ubwo rero ni uko mu kwigisha agomba kwigishwa ibyiciro byose hari igihe abantu bagarukira gusa ngo ni abasaza bashuka ni ba shuga dadi hakanira shuga dadi ariko bakirengagiza uriya musore w'imyaka 17 18 19 20 wiriranwa na bariya bana bangana n'ubundi kuko no muri ubwo bushakashatsi turi gukora n'igororo rya Nyagatare ry'abana twararisuye buri abana bafungiyemo bose kubera iki cyaha twaganiye nabo bo abenshi bafite kwicuza kubera ko nabo babuze kubabwa hafi n'ababyeyi babo ngo babagire za nama z'ukuntu bakwiye kwitwara mu bugimbi bwabo abana bafungiye gusanga cyane Nyagatare bariyo benshi muri rya gororo ry'abana rya Nyagatare bariyo bafunze kubera ko basambanyije abandi bana ngira ngo twahuye n'abagera kuri 50 na kandi ubwo nabo twari twaturanyije hari abo tutahuye ntabwo bose twahuye nabo bivuga ngo rero nabo akenshi bafite ukwicuza akenshi nabo ugasanga bya bindi abana bakobwa babuze n'ubundi n'aba bahungu barabibuze babuze kubabwa hafi n'ababyeyi babo nabo ngo babagire izo nama barakubwa kubabwa hafi na community nabo ngo bagire izo nama bisanga nabo mu by'ukuri bafite amakuru anyuranye n'ukuri cyangwa bakisanga baguye muri wa mutego wo gusambanya abandi bana bakabatera inda ubwo rero cyangwa rimwe na rimwe bakabikora batazi ko ari n'icyaha bari gukora bazi ko ari ibintu bizarangirira aho ngaho cyangwa ibintu byo kwishimisha biri aho ngaho rero ababyeyi babaye hafi abana bakabwira yuko igihe cyo kwishimisha ko kigira igihe cyacyo ntekereza twagira abo basaza babo nabo bagira rero icyo dusaba cyangwa icyo twavuga nuko n'abo basaza babo inyigisho zitangwa zigomba kugenda ku byiciro byose hagategurwa inyigisho zigomba guhabwa abahungu n'inyigisho zigomba guhabwa abakobwa kugira ngo bose bafite amakuru amwe cyangwa bose basobanukiwe n'uburemere bw'iki kintu ariko uburemere ni ngombwa kugira ngo bamenye uburemere bwabyo none babashe kuba bakwirinda kuko bafite uruhare runini cyane mu kurinda abashiki babo yego inyigisho bakunze kugaruka ku ijambo inyigisho hagategurwa inyigisho muzishyize imbere cyane mu miryango itari ya leta ariko hari n'ikintu cyitwa ikoranabuhanga naryo ryaje rishobora gutuma hari n'ibyo ubwira umwana ndetse n'ibyo we ubwe yishakishiriza cyangwa se areba agendeye kuri interinete n'imbuga nkoranyambaga nazo ubwazo zageze kuzamuka kuri ku rwego rutari ruto hari ndetse n'abavuga batese nta buryo twagena ibyo umuntu ku kigero runaka cy'imyaka akwiye kubona n'ibyo adakwiye kubona ariko mwebwe iki kintu cy'ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga n'uruhare rwazo reka navuga umusanzu uruhare rwazo mu kongera iki kibazo muribona muti uruhare rwazo ni runini kuko turi mu isi y'ikoranabuhanga iriho ibintu byinshi bitandukanye buri wese azinuka agashyiraho icyo ashatse iyo batabera gutandukanya ibyo umuntu areba ibimufitiye akamaro n'ibitagafite nyine ntihandi umuntu yisanga ari kubona ibintu nyine bimushora muri za ngeso mbi cyangwa bimaza nyigisho zitari zo nyamara buriya mu Rwanda dufite itegeko ryo kurinda umwana ku ikoranabuhanga ryo bita Child Online Protection Policy ryagiye 2019 ririmo ibintu byinshi uko abana bakwiye kwitwara imbere y'ikoranabuhanga ariko n'uwateshutse uko bikwiye kuba bigenda harimo n'ibihano ku bantu bashobora kuba bakoresha ikoranabuhanga bagahohotera abana cyangwa bagahohotera abangavu rero ibyo nabyo abangavu n'izo ngimbi zacu bakwiye nabyo gusobanukirwa muri iryo tegeko ryo kuturengera ku ikoranabuhanga harimo iki kuko harimo n'ibyo ribasaba n'uburyo umuntu akwiye kuba yakoresha ikoranabuhanga rero ikoranabuhanga ntabwo twarikuraho ariko se turagendana naryo gute ese ababyeyi ni gute bafasha abana babo gusobanukirwa n'uburyo baritwara mu ikoranabuhanga ese umubyeyi niba aguriye umwana telefone cyangwa niba umwana afite laptop umubyeyi agenzura ibyo umwana areberaho umubyeyi agenzura ko imufasha gukora bya bindi bayimuguriye cyangwa imufasha gukora bya bindi yagenewe cyangwa ababyeyi cyangwa twese muri rusange dukangurira gute abana ingimbi n'abangavu uburyo ikoranabuhanga rishobora kubashora mu bintu bibi kugira ngo nabo bamenye ubwabo kwihitiramo no nuvuga ngo abantu bose bakoresha ikoranabuhanga bakwiye kumenya guhitamo ibiririho bibafitiye akamaro bakirengagiza ibitabafitiye akamaro ushobora kudafunga ibyo byose bitewe n'uruhare rw'ikoranabuhanga mu iterambere ukaba utafunga ibyo byose hari abasaba ngo bafunge ibyo abana bashobora kuba bareba niba atari birashoboka ariko si igihe bitashobotse ese abana bo bazi gutoranya neza ikibi n'icyiza kibari imbere rero abana bakwiye kwigishwa cyangwa abangavu cyangwa izo ngimbi guhitamo ikibi n'icyiza
ku byo bareba ku ikoranabuhanga. Bitabaye gutyo n'ubundi basanga za nyigisho nyine zibacanganyikisha bakisanga bumva baguye mu ngeso zishobora kubaganisha kuri uko gutera abandi inda cyangwa guterwa inda, cyangwa bakisanga bahuriyeho n'abantu bashobora kubashuka ku ikoranabuhanga. Haba abantu benshi banyuranye, uretse no kuba babatera inda bakanabasambanya, hari n'abo tubona bajyana mu icuruzwa ry'abantu byanyuze ku ikoranabuhanga. Muravuga ati ngwino muri Amerika ndaguha akazi yakakwishyura na visa, ukisanga bagiye mu icuruzwa ririmo n'ubwo busambanyi n'ibindi byose. Rero hakwiye gushyirwa imbaraga nyinshi cyane mu kwigisha guhitamo ikibi n'icyiza ku byo tubona ku ikoranabuhanga. Ese mugani nta bantu mwagiye muhura nabo bahuye n'iki kibazo noneho gikomotse ku buryo bacurujwe cyangwa se bajyanywe hanze cyane? Birahari cyane, nabo barisanze bari muri iyi mibare y'abatewe inda cyane birahari. Ariko abo ngabo bashorwa muri ubwo busambanyi bwo hanze bwa kenshi na kenshi banabafasha no kuzikuramo, bakabaha imiti ituma badashobora gusama kuko bashaka kuzakomeza babasambanyisha kenshi, kuko umuntu utwite ntago ashobora kubona umukiriya bakora ibyo ngibyo bakora. Niyo mpamvu bakora ibishoboka byose gutuma gusama kwabo kuba gukeya. Ariko hari n'ikintu ukoresha ukomojeho, hari n'utekereza ikibazo cy'abangavu baterwa inda akavuga ngo aho kugira ngo tugire abana benshi babayeho nabi cyangwa se bagowe n'ubuzima, twakoroheje itegeko ryo gukuramo inda. Nubwo itegeko ryo gukuramo inda ryarorohejwe, none sinabuze yuko harimo impamvu zigera kuri 6 zituma umuntu yakorerwamo inda. Icyo tegeko rirabisobanura neza ko gukurwamo inda imbere ya muganga ubyemerewe, iri tegeko rirahari. N'abangavu bakaba babyoroherezwa cyane rwose, barabyoroheje cyane. Harimo impamvu zigera kuri 5 ziborohereza kuba bazikuramo. Ariko rero ntabwo ubibona nk'igisubizo, ubibona ntabwo ari igisubizo kuko buryo umuntu wakuyemo inda ashobora no guterwa indi kubera ko azahora bazimukuriramo cyangwa azikuramo. Rero nabwo ni uburyo bwo gutuma, nubwo ari igisubizo cy'ako kanya, ariko gifite n'ingaruka mu gihe kirekire. Ibaza umuntu wakuyemo inda akiri ku myaka 15, 17 agakuramo indi, kandi no kuvanamo inda ushobora no kuhasiga n'ubuzima. Nubwo byemewe turabishyigikiye kugira ngo bigire bimwe birinda, ariko nanone ingufu nyinshi cyane utangiye bivuga tukwiye gushyirwa mu gukumira kurenza uko turitabara twaramaze guterwa. Reka mbyite gutyo, yaba ibyo byo kubaha ibinini, yaba ibyo byo kubakuriramo inda, ni ukwitabara twamaze guterwa. Tugomba rero kwirinda mbere y'uko duterwa kugira ngo gukinga bamaze kwibwa. Imiryango itari iya leta nk'iyi ngiyi ihuriye muri Krado munakorera, munabamo buri munsi ku munsi, mukunze kureka nkoresha iri jambo nubwo riremereye, mukunze gushinjwa ko mugaragaza yego bitagenda ariko umusanzu wanyu ntugaragare. Mukabishyira kuri Minisiteri y'Umuryango, mukabishyira kuri Minisiteri y'Ubuzima, mukabishyira kuri Minaloc, mukabishyira kuri leta, ariko mwebwe uruhare rwanyu nuruhe? Ubu ngubu intero nitujyanemo ruzanareba henshi, usanga civil society ariyo iri muri ibi bikorwa henshi rwose. Tujyanamo na leta, uzareba iyo Minisiteri yamanutse muri biriya bya GBV clinics, turamanukana ubukangurambaga bw'iminsi 16 kurwanya ihohoterwa, tuba turi kumwe. Hari n'ibindi byinshi dutegura tutafatanyije n'inzego za leta, ariko natwe twagiye mu rugamba. Ubu nta bya byo kuvuga ngo turashindanya, ubu nta byo gushindanya bihari kuko ikibazo cyo tureba twese. Nta gushinda Minaloc si yitera inda, nta gushinda mije profe, nta no kuyiharira. Ubu no kujyanamo twese kugira ngo dufatanye muri uru rugamba rwo kurengera abana b'Abanyarwanda. Nka Krado rero ubu muri gukora iki muri uyu mujyo w'inda ziterwa abangavu? Giteye gute? Ni gahunda muri miteyiti izatanguye umusaruro? Mutekereza ko yatanguye umusaruro? Tumaze iminsi dufatanya n'izo nzego nakubwiye mu bukangurambaga bugamije gukumira mu guhugura abangavu, ndetse hari n'abo dufasha gusubiza mu buzima busanzwe, yaba kubona kubigisha imyuga. Dufite abangavu bize imyuga, tukabagurira n'ibikoresho kugira ngo batangire akazi kabo ko kwiteza imbere. Abo n'ababyaye, ubu n'ababyaye dutanga ubufasha mu by'amategeko ku bana babyaye bakeneye abunganizi, hari abo tubaha bakajya kubafasha kuregera za ndishyi. Ariko turi no mu bukangurambaga mu mashuri. Ikindi kintu gikomeye turi gukora ni ukwigisha abana ko nabo bakwiye kuza muri uru rugamba. Abana n'abangavu akenshi bumva yuko leta civil society duhari ngo tubarengere, ariko se bafite akahe kaboko mu kwirengera, kuko hari umugani uvuga ngo intambara itarimo nyirayo ntabwo ushobora kuyitsinda. Ubundi ushobora kuva kwigisha, nava kwigisha uwumva yo kwigisha akagenda agasambana agaterwa yana. Ubu rero turi kwigisha abana ko nabo bakwiye kuza muri uru rugamba, ko nabo bakwiye kwigisha bagenzi babo, ko nabo bakwiye kuba ba mbere mu kwirinda, ko nabo bakwiye kuba ba mbere mu gutanga amakuru, kugira ngo twese dufatanye n'abo biberaho bagire uruhare muri iki kintu. Ntumumve yuko
burya iyo wumva ko hari umuntu ukurengera ushobora kwigira uko ushatse tubona bo bagomba kuza muri urugamba. Ikindi nabivuze turi gukora ubushakashatsi bugiye kuzana ibisubizo birambye buryo ntekereza ko ari umusanzu uzaba ukomeye cyane n'ubushakashatsi burifashishwa n'abantu benshi banyuranye ndetse n'isi yose kuko n'ubushakashatsi buri ku rwego rwo hejuru kuburyo dutekereza ko ibizavamo uretse n'u Rwanda gusa bizagira n'akamaro n'ibindi bihugu kuko twagerageje gusesengura ifuruka zose. Dutekereza ko n'undi musanzu ukomeye tugiye kuzana kandi uzanahindura uko ibintu byakorwaga dushyiremo ingamba mu bundi buryo bushyashya. Muravuga muti turi gukora ubushakashatsi kandi nabwo uzaba ari umusanzu. Reka tubashimire ko mwatekereje no gukora ku ngingo nk'iyo. Tugana ku musozo w'iki kiganiro twibanze ku mibare iri hejuru, ubwiyongere bw'imibare y'abangavu baterwa inda batarageza igihe cyangwa se inda zitateguwe mu bangavu cyane cyane bari munsi y'imyaka 19, aho umwaka ushize bageze mu 2025. Tugana ku musozo turi kumwe n'umuyobozi ushinzwe iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'umwana mu mpuzamiryango CADO, impuzamiryango iharanira uburenganzira bwa muntu. Ariko tugana ku musozo noneho hari twibanze kuri bano bangavu baterwa inda n'abari baterwa inda, ariko noneho turebe bari abana babyara, bari abana bavuka, bo mubona imibereho yabo imeze gute, muyibona gute, bakeneye iki? Ni ukuvuga ngo niba uwamubyaye afite imibereho mibi we yabyaye urumva babirengeje. No muri aba bana ubona bagwingiye, iyi mibare nayo iri ku rwego hejuru y'abana bagwingiye, abenshi ni abakomoka kuri aba bana batewe inda bakiri batoya kuko yamaze guterwa inda bajya mu buzima bubi, ubuzima bubi nyina arimo bukafegita uwo yabyaye. Hari abatanditse mu bitabo by'irangamimerere kandi ari uburenganzira bwabo, hari abadafite ubwishingizi mu kwivuza kandi ari uburenganzira bwabo. Mu by'ukuri hari n'abo ubona ba mama bafata akagenda akamutera nyirakuru akigarukira i Kigali cyangwa akisubirira mu wundi mujyi, umwana akamusigira nyirakuru, ugasanga umwana agiye kubaho nabi atari kumwe n'umubyeyi wiwe. Kandi ikindi nanone gikomeye nuko mu burenganzira bw'umwana, umwana akwiye kurerwa n'ababyeyi be bombi uko ari babiri. Ubwo urumva ahabwa uburere na wa mubyeyi mama wiwe gusa, nawe ufite igikomere nawe uburere amuha urabwumva ukuntu waba umeze. Rero dutekereza ko ni abana bakwiye kwitabwaho, hakarebwa mu by'ukuri ingaruka, ntiharebwe ingaruka gusa ziri kuri ba bana batewe inda, hakareba n'ingaruka kuri ba bana bavutse ku bandi bana batoya cyangwa bavutse ku bangavu. Hakaba noneho n'abangavu baba barengeje imyaka 18, hari abo bakora nk'ubusambanyi bweruye, usanga gukora ubusambanyi imbere y'umwana mu by'ukuri biba bigenda byafigita n'amarangamutima ya wa mwana kuburyo nawe ashobora kuzakura yisanga mwa cya cyiciro cy'abazasambana cyangwa cy'abazicuruza bitewe n'uko nibwo buzima yakuriyemo. Ariko hari umuntu ubyumva gutya kuvuga ati bari bivuga muri rusange, barageneraliza muri rusange. Hari ubuti iyi karunaka, wenda ntabwo tuza kujya mu mazina y'abantu naho baterereye, ariko buti hari aho twasanze bimeze gutya na gutya bituma dutekereza ko hakenewe iki. Murakoze. Ngira ngo za Rwamagana, za Gatibiro twasanze abana bari mu mirire mibi bakomoka kuri aba bangavu. Hari za Karongi na za Nyamasheke, hari aho twagiye dusanga abana babana na ba nyirakuru gusa, ba nyina barabataye bakigarukira mu mujyi. Yewe hari n'abana tuzi baje mu mihanda kubera ko ba nyina batabitaho cyangwa ba nyina babataye nyuma yo guterwa inda bakiri batoya. Hangiye hari na kese y'umwana mperuka kubona i Nyamasheke, nyirane mu kagari ka Shara, hari umwana mama we yaramubyaye, ari umwana muto, aragenda amujugunya mu kiyaga, mu Kivu, ku bw'amahirwe ntiyapfa. Ariko urumva ibyo byose ni ingaruka zifatika abantu. Ni ukuvuga ngo bano bana mu by'ukuri bamaze kuvuka muri uburyo bisanga batitabwaho nk'abandi bana uko bikwiye bitewe n'ubuzima n'ikigero bavukiye. Ugasanga uburenganzira bw'umwana bwo kuba umwana yirengagije uko yavutse akwiye kubaho nk'undi mwana, ugasanga biri kugenda bibibazo kubera nyine izo mpamvu ziba zitandukanye n'uburyo baba bavutsemo. Tugara ku musozo, hari ubundi butumwa wumva wagenera umuryango nyarwanda, wagenera se ababyeyi, wagenera se urubyiruko? Reka tuguhe umwanya. Murakoze. Ubutumwa mbere na mbere nagenera ababyeyi nuko bakwiye kumva ko ari bo bambere bafite inshingano zo kurera, bakumva ko bano bana baterwa inda, bano bana bangavu baterwa inda ari abana babo, kandi bakumva ko nyuma yo guterwa inda ari bwo havuka ibibazo kurenza uko habonekamo igisubizo. Nkabasaba kuba hafi abana, kubagira inama, kubaba hafi, kubaganiriza kenshi, kuko iyo uganira n'umwana kenshi bashobora no kumusambanya akaza gweta, ariko hari umuntu wasambanyije ukaba wafatira ntakiri kare. Icyo ni icya mbere. Ariko nkabwira n'ababyeyi kwirinda gutera abana inda kuko bari bazibatera. Ikindi rero nuko nanone
bano ikindi nuko bano bangavu nanone babyaye nabo bakwiye kumenya ko ari bo ba mbere mu kwirinda inda zitateganyijwe. Ikindi bakumva yuko n'abana ubwabo bakwiye kugira uruhare muri ibi bintu, kandi n'abashuka abana bakumva ko gushuka abana atari igisubizo ahubwo ari ukubahemukira. Reka tuwushimire cyane. Murakoze cyane. Turamushimiye cyane Murwanashyaka Evariste, niwe mutumirwa twari kumwe nawe, n'umuyobozi ushinzwe n'umugenzuzi w'iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'umwana mu ihuriro ry'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu CRADO, ni ihuriro ry'imiryango itari ya leta. Iki ni ikiganiro Isura Nyayo, twagarutse ku kibazo cy'abangavu baterwa inda, twagarutse ku mpamvu zibitera, twagarutse ku cyo imiryango itari ya leta ibona nk'umuti, twagarutse no ku cyo inzego zishinzwe uburenganzira bw'umwana, umuryango muri rusange zikwiye kuba zikora. Uruhare ni urwawe, umusanzu ni uwawe, umusanzu ni uwanjye, kugira ngo twubake umuryango nyarwanda uzira ihohoterwa, uzira inda ziterwa abangavu. Ndabashimiye cyane ko mwabanye natwe. Njyewe nitwa Niyodushima Dieudonné, mukomeze munogerwe na Makuruki TV.